nkunda uko nkunda akunda uko nkukunda njye nawe nkunda uko dukundana duhora turi beza. Yes, nitwa Peace Jolis, ndi umuhanzi nyarwanda. Kurikira Iwacu TV umenya amakuru menshi atandukanye y'imyidagaduro, unakore subscribe. Yeah, mwamwumvishe rero yitwa Peace, mwaramenye mu ndirimbo nyinshi. Aho Peace yawe ari muntu ki? Abantu benshi baba bazi Peace aririmba, bazi Peace ahantu henshi hatandukanye. Peace ninde? Ibwira abanyarwanda bakumenye byimbitse, wasanga ari n'abatakuzi bagiye kumenyera kuri Iwacu TV. Bon, Peace ni umusore usanzwe w'umunyarwanda w'umuhanzi. Urebye n'ibyo abanyarwanda banzeho, nanjye ndumva ari byo bintu byibanze navuga ngo abantu banzeho nyine. Yes, Peace, mu minsi ishize nakubonye mu gitaramo cy'ubumuntu festival, ni igitaramo cyabereye ku Gisozi. Nabonye uririmba muri G25. Ese niye mikoranire yawe ya hafi na G25? Bon, ubusanzwe nkorana n'amashirika cyane. So iriya rero G25 wari umukino, nukuvuga yari production y'amashirika, umukino bawita G25. So urumva rero nanjye nari ndi muri cast yakoze yakinnye muri uwo mukino. Peace, buriya se mwari mumaze igihe muziranye na G25? Oya, ntabwo twari tuziranye kuko habayeho collaboration hagati y'abanyamerika n'abanyarwanda. Urumva rero abanyamerika ntabwo twari tuziranye, ariko baraje dukora umukino turawubaka, niho wavuyemo umukino witwa G25. Good. Peace, kugira ngo ari Peace tuzi uyu munsi, Peace ducuranga indirimbo za twa turi hose. Abajya gutera amavi bacuranga Peace muri boîte, indirimbo ye Miliyoni Sekwa yaciye ibintu. Peace, wakoze iki kugira ngo kugeza aya masaha Peace aba ari Peace muri kino gihugu? Nta kidasanzwe nuko ibyo nkora mbikunda, kandi ngerageza kugenda n'innovatinga buri gihe, nshaka ibintu bishyashya mu matwi y'abantu. Urumva rero nta bindi bidasanzwe, nakoze ibyo nkunda nabyo birampira nyine. Iyo ukora ikintu ukunda kandi ukagikora ugikunze, nyine nacyo kiragukunda kandi kikaguhira. So urumva rero ntago nta rindi banga. Burya niyo ukora ibintu ukunda, nta nubwo ntiwanavuga ngo uri gukora cyane. Iyo ubikora ibintu ukunda ufiringa ko utanakora cyane, ahubwo kuko ubikora byoroshye nyine. So urumva rero Yes, Peace, industry tuzi ko igira ibibazo byinshi cyane, habamo challenge nyinshi cyane zishobora no gutuma uvuga uti I'm done, reka mvemo abandi bakomeze, ndabona jewe nsa nkaho rwose nsinzwe. Ni ikihe kintu wahuye nacyo muri industry ukumva neza ukumva wabivamo wabiharira ba nyirabyo? Icyo kintu ntacyo kabisa, ntacyo ndahora nacyo, kuko buriya ukora ibintu ukunze ubikunze, nta kintu gituma ubivamo iyo ubikunda. Niyo haba izindi desavantages cyangwa izindi mbogamizi ku ruhande, ariko iyo ikintu gikunda ntabwo utandukana nacyo, ntabwo wakireka. So nkeka ko haba mu muziki nyarwanda, amananiza ayo ariyo yose yazamo, ndumva nta hantu nigeze mfiringa kuba nabivamo ngo mbireke. Urumva rero kuko deja muri njyewe ndabikunda. None ubu ushatse kuvuga ko nta challenge yigeze kugeraho ukumva irakubabaje cyane? Urumva challenge zibaho kandi ziba ari nyinshi. Nta nubwo wenda wavuga ngo ni iyi ngiyi cyangwa se ngo ni ziba ari nyinshi, ariko iyo ukora ibintu ukunda nyine still urakomeza, challenge ikazova kaminga nyine. Peace, kugira ngo uri Peace ubu ngubu, ngo waye amahirwe yo gushimira umuntu umwe, wabyemera? Nabyemera. Nashimira ahubwo umuntu umwe
nkubwiye umuntu umwe. umuntu umwe ya umuntu umwe nashimira ni umuntu he believed in me, aranyishyura studio, aragenda rwose arayishyura, yishyura indirimbo ndagenda ndakora nkitangira umuziki. So urumva rero niwe ntangiriro ngira ngo ya byose. Iyo niyo ndirimbo ya mbere wakoze, ya mbere ya niyo yari ya mbere, aragenda arayishyura, we yari yakunze n'uburyo ndirimba arayishyura, ndagenda ndayiririmba. indirimbo ya mbere yayikoze ryari Peace? 2009. 2009 ni iyihe? nakoze iki none Peace, ni iyihe ndirimbo mu ndirimbo zose umaze gukora, umaze gushyira hanze, nawe wumva uri wenyine ukavuga uti wow, I have made something great, ukavuga uti iyi ndirimbo nanjye ubwanjye iyo ndigenge ndayumva nkumva nishimishijwe n'ikintu nakoze? urumva njyewe ibihangano byanjye byose mbifata kimwe, ni urumva ni nk'abana barabyaye abana rero nta n'umwe ugomba gusumbisha undi, bose bakunda kimwe. Ibihangano byanjye byose kuva ku cyambere kugeza ku cy'uyu munsi byose ndabikunda, mbikunda kimwe, njye mba numva nyine ari byiza kuko nta na kimwe nsumbisha ikindi, ahubwo wenda bo mbikorera nibo bashobora kuvuga ngo iki gihangano nicyo nkunda cyane, cyangwa ariko kuri njye byose birangana. Yes, mu Rwanda harimo abahanzi benshi cyane, abantu benshi barakora ariko kuzamuka aba ari ikibazo. Abantu benshi bakora, bajya muri studio bagakora indirimbo ariko kuzamuka ntabwo biba byoroshye. None Peace, nihe nama wagira abantu bacibwa intege n'ibigeragezo bahura nabyo muri industry ya music mu Rwanda? Urumva n'ubundi no gusubiramo icyo nakomojeho kare, ugomba gukunda ibyo ukora. Iyo ukunda ibyo ukora rero nta gucika intege, kabone niyo haza ibintu bitandukanye bibi. Iyo ukunda ibyo ukora nyine ako kantu ko gukunda ibyo ukora niko gakomeza kakagusunika kuba wakomeza ntucike intege. Icyambere rero inama nabagira nimwe niyo gukunda ibyo bakora, kuko iyo ucitse nanone intege uhabanyije nanone na cya kintu wakundaga. Iyo ukunda ikintu ntabwo gicikira intege, uragikomeza. Yes, turi kumwe na Peace, twamusuye kugira ngo watugezeho experience y'urugendo rurerure rwa music. Peace, dusoza ndagira ngo ugire ikintu ubwira abafana bawe, abakunzi bawe. Peace, uri umuntu umaze kuba nabyita ko umaze kuba icyogere hano mu Rwanda, kuko ahantu henshi urahagera ukumva baracuranga Peace. Indirimbo ye yose kwa buri munyarwanda wese ahari hose yarayimenye, ni terme n'ubu ngubu igitembera mu bantu. Gira ikintu ubwira abafana bawe muri rusange. Abafana banjye ndabashimira ko bakomeza gukunda ibyo nkora, nkabashimira inama zabo, urukundo banyereka. Ntacyo nakora cyangwa se nabwira usibye kuba ko mbashimira cyane, kandi nkabashimira nuko bakomeje no kubana nanjye, yaba ari uyu munsi cyangwa se no mu bihe biri imbere, aho tuzaba turi kumwe bose. Icyo nabwira ubu ni ukubashimira. Yes, ingi ni Wash TV, twari twasuye Peace, mwumvishe experience yiwe, mwumvishe urugendo yagiye agenda kugira ngo abara ahari uyu munsi. Ibi nandi wabisanga ni kuri Wash TV. Icyo usabwa ni ukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane amakuru y'ibyamamare ndetse n'abahanzi bakiri batariko bifuza kuzamuka, abahanzi batari bamenyekana. Nandi wabisanga rero ni kuri Wash TV. Kora subscribe, naho ubutaha. Njye nitwa Masisi Janvier.